byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege slogan yacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Yago Pondati muri iyi minsi arimo aragenda akora ibiganiro agenda ashyira ukuri hanze ku ibyamubayeho, ko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bashatse kumugirira nabi kubera yuko we ntabwo yigize ajya muri side yo gusebya cyangwa guharabika abantu, ariko ngo abantu benshi bakamugirira ishyari. Muribuka yuko nabwo yarakinjira mu muziki, abantu benshi batangira kuvuga ngo arajwigira, anazi kuririmba, bamugerekaho amada, bavuga ko yateye inda, biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko ibyo bintu byabaye. So rero uwitwa Yago mu kiganiro yakoze kirekire cyane nibwo yavuze ku bantu benshi batandukanye bashatse kumwicana. Ikiganiro yakoze operasiyo ubwicanyi kuri Yago, avuga yuko umuntu witwa Philipita, DJ Brian, Fata ku mavuta n'uwitwa Jihadi ngo bari mu kagambane rwose ko yuko bashobora kumugirira nabi bakamuvutsa ubuzima. So ibyo bintu bikigera ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi babitereje bavuga ati se koko witwa Philipita noneho nawe ari mu bantu bashaka kugirira nabi Yago? Ese Fata ku mavuta ari mu bantu bashaka kugira nabi Yago? Nyine nabonye byabaye binini cyane birimo popinga nyine ku mbuga nkoranyambaga. Ni nabwo umunyamakuru bita Yago rwose yanapostinze ku mbuga nkoranyambaga ze atabaza RIB, avuga yuko aba bombi bamugiriye ubwicanyi bakwiye nyine gukurikiranwa, ndetse n'abandi batangabuhamya bashobora kuba abazaza. Ariko buri ikintu cyiza cy'umunyamakuru bita Yago cyane, ibintu bye avuga cyane yitsaho, agenda ashyiramo akantu k'Imana avuga ati nzabarwanya kandi nzabatsinda mu izina ry'Imana. kandi koko ku bantu mwemera Imana murabizi ko Imana nta kintu na kimwe itashobora. Ibyo ngibyo tubiveho, aho ngaho nyine ni kubemera Imana. Rero uwitwa Yago mu kiganiro yakoze cyane cyane nabonye yikoma uwitwa DJ Brian amubwira yuko akoze comeback. Ni nabwo yavuze ku witwa DJ Brian ngo wigize umugabo ngo usambanya ngo abakobwa b'i Kigali. Anavuga yuko RIB ngo yatangiza iperereza kuri nguyu bita DJ Brian wihishe mu mutaka ngo w'ubunyamakuru, kandi ngo ashobora kuba akora ibindi bintu. Ni nabwo yavuze yuko witwa DJ Brian ari we muntu wabaye intandaro cyane yuko uwitwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango batandukanye. Murabizi yuko n'uwitwa Kimenyi Yves nawe yarabyisobanuye pe ko DJ Brian nyine asigaye Kimenyi Yves kabisa nawe yarabyivugiye avuga yuko witwa DJ Brian asigaye ashitura Muyango niba huze cyane. So rero ubwo urumva umuntu zarabyivugiye witwa Kimenyi Yves n'uwitwa Yago abigarutse. Urumva nyine ni ibintu bikomeye cyane birimo n'imbaraga nyinshi cyane. Ngiye kubumvisha muri buno buryo witwa Yago yaje kuvuga kuri DJ Brian. Yavuze kuri DJ Brian, I think avuga kuri Philipita, avuga ku witwa Fata ku mavuta, avuga n'uwitwa Jihadi. Urumva nyine biba byagiye biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Rero ibintu by'amashyari n'inzangano twabireka, reka dukomeze tubyumve muri buno buryo twubakire showbiz nyarwanda iziramo amashyari ndetse n'inzangano. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Reka dukomeze tubyumve muri buno buryo. Niyo team irimo DJ Brian kuri ino nshuro I'm back. DJ Brian kuri ino nshuro I am back. Abana wangije point iragarutse. Abana wangije n'uyu munsi leta y'u Rwanda igufate barebe muri chaîne yawe niba utarimo gucuruza cocaine. We DJ Brian, leta y'u Rwanda ikugereho, RIB ikugereho, barebe niba utarimo gucuruza cocaine. Umwe mu ba DJ barimo gucuruza cocaine mu Rwanda harimo DJ Brian. Umwe mu ba DJ barimo gukwirakwiza ubutinganyi, ubusambanyi mu bana b'abakobwa, ubusambanyi wo ngo agenda na madirido, agenda n'ibikoresho.
DJ Brian urifata narakugaburiye wowe ukajya muri team ishaka kwica ubuzima bwanjye kubera ko namaze kugaragaza ingoma zanyu zo gukorera satani no kwimika satani mu bana b'abanyarwanda mukirirwa mucana ibicaniro bya satani aho ngaho. Kuri ino shuro I am back. Ndashaka ugaruke kuri YouTube channel yawe. Ugaruke kuri YouTube channel ukomeze producing. Ndashaka ugaruke ukomeze ukora ibyo wakoraga. I am back. Ubwire n'abantu bayo ngo bitwa abara baze bumva ukuntu wari urimo kugambanira kunyica. Ndakubwiye ngo abatanga bamwe baraza uyu munsi habonetse umwe, ejo hazaboneka abandi 5 cyangwa 10, kandi abo bose bazajya kuri kamera, abo bose bazajya ubushinjacyaha buzabatumiza. Ubushinjacyaha buzabatumiza bubaze ngo ibi bintu murimo kuvuga nibyo, kuko iteka ryose naravugaga mukavuga ngo ni prank. Nubu harabona abonye murimo gushaka kuvuga ngo nari muri prank. Ntago nahunze igihugu cyanjye ndi muri prank asha. Ntabwo nahunze igihugu cyanjye ndi muri prank mwabajene. Ibi byo mugomba kubimenya, nahunze urupfu rwa bamwe. Uyu ngo ufata ku mavuta, muramuzi ibintu yankoreye. Uyu ngo muramuzi ibintu yankoreye. Ejo muri nabonye azaze yongera akomeza ibyo yararimo. Nkeka ko ubu ngubu yize. Ubu ngubu warize sha. Ubu se ntabwo wize uza iwanjye kugambana ngo ugiye ngo guhereza umuntu ngo imari ishyushye. Nizere ko mwumvise bari mu mugambi wo kunyica nkapfa. Ubwo hagomba kumenyekana bari barabatumye. Jihad tugomba kumenya umuntu wari waramutumye. Umuntu witwa DJ Brian tugomba kumenya umuntu wari waramutumye kunyica. Tugomba kumenya umuntu wari waratumye aba bantu bakurikira Jihad, fata ku mavuta, DJ Brian na Philipita. Kuri ino shuro there is no mercy. If you bounce back, bounce with no mercy. Mwashatse kunyica kugeza n'uyu munsi no mu biganiro byanyu mukimvugaho kandi mukamvugaho muninuramu Philipita. Aba ni abatanga buhamya. None kuri ino shuro ntabwo ari ngewe, ntimugire ngo ni ibihimbano. Bari aho ngaho ikigaraba ngaba. Nugutanga amazina yabo mu bugenzacyaha. Umusa ntugire ikibazo. Umuntu wese uzatanga ubuhamya kubijyanye n'amafaranga yariwe kugira ngo mwice Yago, ntimuzagira ikibazo ngo hari ikintu muzaba. Ubushinjacyaha ndetse n'ubugenzacyaha buzabafunga amasura, nzabyisabira. Uyu mutipe yanambwiye ko muri operation y'umugore wa nyuma wagiye kuri kamera mugene mushaka ikiganiro cy'umugore wari waritukuje wavugaga ko namuteye inda nkamuyakana. Harandi majwi nzabumvisha ambwira ko ngo kimwe mu bindi bintu ngo byakubayeho ngo narinzi byakozwe mu operation ni umugore ninge wamushatse. Uyu nguyu yarambwiye ati ninge wamushatse. Ninge washatse uwo mugore kugira ngo avuge ko wamuteye inda ukamwihakana. Narabihembewe. Bambwiye ko bazanyica cyangwa bakica umugore wanjye. Bambwira ko bizankiza nintaza n'imikino. Iyo mikino rero y'abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali mwebwe mwirirwa mwica n'abana b'abasore mwirirwa mwica, ndagira mabwire ngo byararangiye. Mukabicira kuri social media mukabyigamba. Ibaze ko umuntu nka Macho Yinda ajya kuri live akavuga akigamba ngo kuzakomeza ngo kwica abahanzi, ngo nta muhanzi ngo nazo urinde surinde uruwahe wowe urinde wica nyina abahanzi wica abantu. Ubu hari abamama batakijya kuri kamera ngo bavuga ubuhamya, batanga ubuhamya kubera ubwoba kuko baraza gutukwa. Hari ababyeyi batagisabirwa ubufasha kuri cameraman. Online hari ahantu ho gukirira, hari ahantu twasizanaga abantu bakavuga bagakira ibikomere, hari ahantu ho gufashiriza urubyiruko rukazamuka rukiteza imbere. Ntabwo hari ahantu hisibaniro ry'ibitutsi no kugambanirana.